cyangwa umuriro managurwe hose mwami n'umuriro. Haleluya, haleluya. Nejejwe nanone n'uyu mwanya mbonye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Muri kumwe nanone na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel, we mugiye kuganira ku bijyanye n'ubwami bw'Imana, kubaka umuryango w'Imana. Turasoma muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 33, bavuga ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Amen. Hano turabona ikintu kibanza gukorwa ikiri imbere, ikigomba kuraza ishinga umukristo, nuko agomba kumenya icyo Imana yakoze nk'isezerano. Imana hano yagize isezerano n'abigishwa yuko nibashyira imbere inyungu z'Imana, inyungu zayo, ko nayo izabamara ubukene bwose. Haleluya. Iryo ni ihame rero ry'ijuru. Iyo ugiye gukora ikintu ugashyiramo inyungu z'Imana, ngo kuko dukorana n'Imana nayo, iyo ukamenya gushyira Imana imbere mu bintu byose, ukamenya gushaka ko ubwami bw'Imana, icyubahiro cy'Imana byose ko ubikora kubwo guhesha Imana icyubahiro, icyo gihe Imana izaguha umugisha kandi izabikurikije icyo yasezeranye n'abigishwa, ibyo yasezeranye nawe, kuko nawe uri umwigishwa wa Kristo. Nanone kandi ikindi dusanga hano nuko ari gushaka ubwami bw'Imana. Tugomba kumenya ubwami bw'Imana ni iki. Ni ukuvuga ngo ubwami bw'Imana ubundi ni ahantu ariko ho mu mwuka, ariko kandi aho hantu ho mu mwuka hakagaragarira mu mitima yacu. Niba umutima wawe rero ari ubwami bw'Imana kandi ukaba ukiranuka, wizere rwose ko ntacyo uzakenana Imana, ntacyo uzakena, kuko Imana niyo ibivuga ko tutagomba kwiganyira tuzarya iki, tuzanywa iki. Oya, ibyo ngibyo izabiduha, kuko n'abapagani ngo bazi guha abana babo ibyo bakenera bashaka. Nkanswe Imana yo niyo tujya gusenga ibizi ibyo dukeneye. Icyo Imana idushakaho rero nuko dushaka ubwami bwayo mbere na mbere. Mu byo dukora byose tugashaka ko Imana ihabwa icyubahiro, ko Imana dushaka ubwami bw'Imana mu mitima yacu. Ubwami bw'Imana burahari, ahubwo tukabukorera kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Hano rero uwizera wese ntacyo ashobora gukenana Imana niba ubwami bw'Imana buri muri we, agendana nabwo mu mitima we, kandi akagira no gukiranuka. Haleluya. Ubu ni ubwiteganyirize bw'umuntu. Ubu witeganyirije rero umenya gukora icyo Imana igusabye, noneho nawe ugategereza icyo Imana igiye gukora. Iyo witeganyiriza rero mu Mwami Yesu, ni ukuvuga ngo ubaho ku bwa Kristo. Ibyo ukora byose ubikora ku bwa Kristo. Kubanza gushaka ubwami bw'Imana mbere y'ibindi byose bisobanura ko ubanza gushyira Uwiteka imbere mu kubaho kwawe, mu buzima bwawe. Ibyo ushaka byose bikaba ari byo bigize ibitekerezo byawe, ibyo ushaka ko bibaho. Noneho kandi kamere y'Imana rero, character, ikaba ari iyo shusho yawe mu byo wibwira byose. Imana ifite uko yibwira, ngo nzi ibyo nibwira ngomba kubagirira. Umutima w'Imana ukaba uri muri wowe. Tugomba kugira ngo wa mutima wawe muri Kristo Yesu. Yesu niwe cyitegerezo cyacu. Tugomba rero kugira umutima nk'uw'Imana, noneho ikaba ariyo ishusho yayo mu byo twibwira byose, kandi tugakora umurimo w'Imana tukayumvira mu byo dukora byose. Noneho rero twakwibaza tuti, niki gifite agaciro cyangwa gikomeye kuri wowe? Ni iki? Kuko aho ngaho niho ugiye kumenya ngo niki gifite agaciro kuri wowe. Ese n'abantu, n'ibintu, n'imigambi ugira, ibyo ukora, imigambi uba ufite, cyane ibyo wifuza kuzageraho bikurwaniramo, bishaka gufata uwo mwanya wa mbere tuvuga ko ugomba kuba uw'Imana. Kimwe muri ibi rero, muri ibi byose tuvuze, gishobora kwigarura umutima wawe kigafata uwo mwanya wa mbere kandi ari uw'Imana. Cyafata umwanya wa mbere muri wowe rero,
utarigeze uha Uwiteka Imana uwo mwanya wa mbere mu bice byawe byose, mu byo ukora byose, mu bihe byose bigize ubuzima bwawe, iyo byigaruriye umutima wawe ntabwo uba ugishaka ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana burashaka ko Uwiteka umugira imbere. Nibyo dusoma ko kandi wishimira Uwiteka nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Ugize Uwiteka isoko y'ibyishimo bye, isoko y'umunezero no kugira neza kwawe, yaguha ibyo wifuza byose. Ariko birashaka ko Uwiteka ari uza mbere, ariyo uba isoko y'ibyiza byose, yo kugira neza kose muri wowe. Mu mutima wawe rero niho hakomoka iby'amarangamutima, ibitekerezo, ibyo guhimbaza, ubushizi bw'amanga n'ibindi bikorwa, ngo ndetse n'iby'ubugingo byose niho bikomoka. Aho rero umutima niyo mpamvu tuvuga ko ugomba kurindwa cyane. Haleluya. Umutima ni ko ijambo ry'Imana ritubwira, ugomba kurinda umutima kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Ni ukuvuga rero mu mutima Imana izaguha ibinezeza umutima wawe, izaguha ibyo usaba mu mutima wawe, ibyo ukeneye kugira ngo ushobore gukora umurimo w'Imana, kugira ngo ushobore kwamamaza Imana, kugendana n'Imana, gukorana nayo. Ni ukubanza kuyishyira imbere, ukayigisha inama, mu gusenga ukayibwira ibyo wibwira byose ukabibwira Yesu, noneho ukabona gukomeza ibyo ukora, ariko Uwiteka wamushyize imbere. Haleluya. Hano rero nibyo Imana idusaba, ngo ahubwo ubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Gukiranuka kwayo ni ukuvuga Imana ihana uwakosheje, ariko kandi usabye imbabazi ikazimugirira kandi ikamugirira neza. Ni ukuvuga rero iyo ushatse ubwami bw'Imana mbere y'ibindi, kandi ugashaka no gukiranuka kwayo, niho ibyo ushaka byose, iby'umutima wawe byose ushaka Imana kandi bijyanye n'ubushake bw'Imana, Imana izabiguha byose. Uwiteka rero abane natwe, kandi Umwami Yesu adufashe kugira ngo dushobore gukora icyo adusaba, dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, kugira ngo azaduha ibindi byose dukennye. Mu izina rya Yesu, amen, amen, amen. Nyiribya